Ndagusuhuje mwene data ukurikiye ijambo ry'Imana, ubuntu n'amahoro biva ku Mana, biva ku mwana wayo Yesu Kristo ndetse na Mwuka Wera bibane nawe. Imana yacu igitubera nziza cyane, ikatumenyesha igikenewe kuri twebwe binyuze mu ijambo ryayo. Ndakwifuriza ko muri uyu mwanya dufatanya twiga ijambo ry'Imana kugira ngo twumve umugambi w'Imana kuri twebwe. Ndagira ngo tubanze dusenga Imana mbere yuko twinjira mu cyigisho tugiye kwiga muri uyu mwanya mutoya. Data mwiza, ibihe byose uhora uhabwa icyubahiro, ntabwo ugihabwa nuko yenda tubivuze, ahubwo natwe ni amahirwe kuri twebwe kuba tubasha kwatura izina ryawe, tukavuga ko ukwiriye guhimbazwa. Uhabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya ubwo tugiye kubumbura ibyanditswe byera, ubane natwe Data, utere imitima ikurikiye kumva ubushake bwawe kuri yo, kandi tuguhindukirire mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe tujya twiga ijambo ry'Imana, n'uyu mwanya tugiye kwiga. Tumaze gusenga kandi ndizera ko umwuka w'Imana ari buze kubana natwe akadusobanurira icyo ijambo ry'Imana rivuga. Tugiye kwiga amagambo akomeye ari mu gitabo cya mbere cy'Abami, ariko afite umutwe w'amagambo uvuga ngo gusanga Imana nk'umugabekazi w'i Sheba. Gusanga Imana nk'umugabekazi w'i Sheba. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10 uhereye ku murongo wa mbere, turaza kuhabona ibintu bitangaje cyane. Umugabekazi w'i Sheba yumvise kwamamara kwa Salomo ku bw'izina ry'Uwiteka, azanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane, bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose. Nta kintu na kimwe cyasobye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo n'inzu yubatse n'ibyo kurya byo ku meza ye n'imyicarire y'abagaragu be no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso. Kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumviye. Umugabekazi w'i Sheba yaje aturutse mu gihugu cy'iwabo, igihugu cya kure cyane. Ndagira ngo iki kintu mucyiteho cyane, kuko muri Luka hari amagambo atubwira ibisa n'ibyo umwana w'ikirara wari warazimiriye wagiye kuzerera mu gihugu cya kure. Muri Luka 15 ku murongo wa 11, ibyo simbijyaho cyane. Ariko n'uyu mugabekazi aturutse mu gihugu cy'iwabo kure, aza kwa Salomo, cyangwa se aza i Yerusalemu. Yerusalemu bisobanuye iki? Bisobanura umurwa w'amahoro. Salomo bisobanura iki? Bisobanura amahoro. None umwami w'i Yerusalemu ninde? Ni umwami w'amahoro. Bivuze ngo ibi bintu turaza kubyiga, ariko nanone tubirebere mu kigereranyo. Turareba icyo bivuze kuri nge ubwanjye. Ubwo tuvuye mu kubireba nk'uko byanditse aha, turareba icyo bisobanuye kuri nge ubwanjye, kandi turareba n'icyo bivuze kuri Kristo. Salomo bisobanuye amahoro, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Yarayoboye i Yerusalemu, umwami wa hariya mu murwa w'amahoro. None umugabekazi w'i Sheba avuye mu gihugu cy'iwabo, araza kwa Salomo. Ariko ni iki kimuzanye? Hari inkuru yari yarumvise z'ibintu byinshi bavuga kuri Salomo, hanyuma ngo izo nkuru zimutera amatsiko, afata umwanzuro wo kwizira kwa Salomo kugira ngo amubaze ibinaniranye kuri we. Ndagira ngo mwumve ikintu neza. umugabekazi w'i Sheba, inkuru yari yarumviye mu gihugu cy'iwabo
kure cyane. Ntabwo zamuteye kumva anyuzwe ngo yumve ibyo bamubwiye birahagije ku buryo yavuga ngo menya ibintu byinshi kuri Salomo, ahubwo ibyo bamubwiye, ikintu byamukoreye, byamuteye amatsiko, yumva we ubwe akeneye kwibonera Salomo. Hanyuma afata urugendo ajya kureba Salomo. Harimo urugendo rurerure cyane, afata ingamiya, ashyiraho ibintu byinshi, afata abamuherekeza, akora urugendo rw'igihe kirekire agira ngo ajye kureba Salomo. Muntu ukurikiye, hari igihe ujya wiga ijambo ry'Imana nka gutya, uri kumva ibyigisho, ubikurikiye kuri YouTube, kuri televiziyo yawe, cyangwa se ahandi hantu hose ubasha gukurikirira, waba wicaye mu rusengero cyangwa se waba uganira n'umuntu, hari igihe ujya ukurikira ibyigisho ibyo ari byo byose niba ukurikiye iki ngiki. Kandi iyo ukurikiye ibyigisho nta kindi uba ubwirwa umwami Imana, uba ubwirwa ijambo ry'Imana. Ariko se iyo umaze kubwirwa ijambo ry'Imana, ukamenya kugira neza kwayo, ukamenya Imana iyo ariyo ubibwiwe n'abantu, mbese bigarukira aho ngaho mu nkuru gusa. Abantu benshi iyo babwiwe, aho kugira ngo bamere nk'umugabekazi w'i Sheba, ndaje mbabwira ibye, ahita abwira umuntu umubwiye ayo makuru ati mbwira n'ibindi ko mfite ibibazo ibi n'ibi n'ibi n'ibi, wakomeje ukambwira. Iyo abantu benshi bagize ibibazo mu rugendo rw'iyobokamana, aho kugira ngo bafate ijambo ry'Imana baryige batuje, barongera bakabaza abigisha babo ngo atari ku bundi ibi bintu dukwiriye kubigenza dute? Mu gihe cya Yesu Kristo yigishaga abantu bakorwa ku mutima, ariko bakibaza ngo mbese hari n'umwe mu bakuru wamwizeye? Mu bafarisayo no mu batambyi hari n'umwe wamukurikiye? Ni bangahe bumva ijambo ry'Imana ryabakora ku mutima bagashaka kugira abantu babanza kujya kubaza ngo bibaheshe gufata imyanzuro? Igihe umugabekazi w'i Sheba yabwirwaga inkuru za Salomo n'ubwenge bwe, kandi ubwo si ubwenge bwa Salomo kuko buva ku Mana, niyo yabumuhaye, ubwo igihe yabwirwaga iby'ubwenge mvajuru, ntabwo yumvise anyuzwe no gukomeza kubwirwa inkuru za Salomo azibwirwa n'abandi, ahubwo yumvise amatsiko ye yayamarwa, cyangwa se ibibazo byose afite yumvise byakemuka aramutse yisangiye Salomo. Nguyu mwanzuro buri muntu wese agomba gufata. Igihe ubwiwe iby'Imana, igihe usobanuriwe ijambo ry'Imana, ukwiriye gufata umwanzuro wo kwisangira Imana ku giti cyawe, kubera ko ibyo nakubwira, ibyo undi yakubwira ni bike cyane ku byo wari ukwiriye kumenya. Nta nubwo byasubiza ibibazo byawe byose, icyakora byagutera ubukene nk'ubwo umugabekazi w'i Sheba yagize amaze kumva inkuru za Salomo, nuko afata inzira ajya kumureba. Ari nacyo kigukwiriye nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, ukwiriye guharanira kwisangira Imana ku giti cyawe, ukajya kwigira mu ijambo ryayo. Umugabekazi w'i Sheba ajya kureba Salomo yari afite ibibazo byinshi cyane ku buryo yumvaga ari bubaze buri kintu cyose Salomo. Hanyuma afata inzira aragenda. Agezeyo yarabimubajije ngo kandi nta kintu na kimwe Salomo atigeze amusubiza. Mbese hari icyananiye Imana na kimwe? Ufite ibibazo byinshi, ariko kubera icyo ukunda gushinga impaka n'abantu kugira ngo ahari aba ari bo baguha ibisubizo, mbese hari icyo wabajije Imana kirayinanira? Sanga Imana muvandimwe. Nzi neza ko abantu bafite ibibazo byinshi, abantu barifuza kumenya ukuntu bakizwa, abantu barifuza kumenya uburyo baba mu isi ariko bafite amahoro yo mu mutima, barifuza kumenya ibintu byinshi bitandukanye. Ariko nshuti ukurikiye, ndagira ngo nkurarikire kwisangira Imana mu ijambo, ugende uganire nayo. Nk'umugabekazi w'i Sheba yagiye kwa Salomo afite ibibazo byinshi cyane, abibaza Salomo, niko nawe ukwiriye kuzana ibibazo byose ufite ukabitura Uwiteka. Kandi nta kintu na kimwe cyananiye Salomo atamusubije, yamusubije byose. Hanyuma kuko umugabekazi w'i Sheba atari yajyanwe no kumva gusa, n'amaso ye yararebaga, yitegereje ibyo abonye byose, abona birimo gahunda. Bivuze ngo umuntu umeze nka Salomo ufite ubwenge mvajuru, dusanga muri Yakobo igice cyaho cya 3 ku murongo wa 10
na karindwi. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Ubwenge mvajuru. Iyo abantu bagusanze niba uri umuntu w'Imana, hari icyo bagukeneyeho, mbese basanga ko ufite ubwenge mvajuru. Igihe umugabekazi w'i Sheba yageraga kwa Salomo, umva ibintu yamusanganye. Salomo rwose yahagarariye Kristo neza, yahagarariye Imana neza muri uriya mwanya, kuko umugabekazi w'i Sheba yitegereza ngo yaritegereje abona ubwenge bwa Salomo, abona inzu yubatse, ayiburamo umugayo, areba ibyo kurya bye abiburamo umugayo, areba imyicarire y'abagaragu be nabyo aburamo umugayo, areba guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo nabyo aburamo umugayo, n'abahereza be ba vino n'urwuririro bazamukiragaho bajya mu nzu y'Uwiteka. Arumirwa bimukura umutima. Buri kintu cyose yabonye cyamukuye umutima yagishatsemo umugayo arawubura. Nta kintu na kimwe yarebye kwa Salomo ngo avuga ati yewe ahaho mu gihugu cy'iwacu turabarusha, ngo kuri gahunda ho turabarusha, nubwo afite ubwenge azi gusubiza ngo ariko gutegura ibintu turabarusha. Oya, ntabwo yavuze ngo nubwo ibindi bimeze neza imyubakire yabo twe twubakana ubwenge kubarusha. Oya, ntabwo yabonye barya nabi kuruta iwabo, ntabwo yabonye bambara nabi kuruta iwabo, ahubwo buri kintu cyose yumvise n'icyo yarebye yasanze kirenze ikiwabo cyane, bimukura umutima. Nuko aravuga ati, abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Umurongo wa 8, hahirwa abantu bawe, abagaragu bawe barahirwa bakwibera imbere iminsi yose, bakumva ubwenge bwawe. Umugabekazi w'i Sheba amaze kureba ibintu byo kwa Salomo, ibibazo byose yabisubijwe, yaravuze ngo ibyo batambwiye nibyo byinshi. Ibi bisobanuye iki? Bivuze ko uyu mugabekazi umwanya yafashe yitegereza ibyo kwa Salomo, ndetse yumva Salomo amwumvisha ye matwi, wari munini gusumba uwo yamaze abwirwa inkuru za Salomo. Twumva ibyigisho nibyo kandi ni byiza, twumva ababwiriza, ariko dukwiriye kwifatira umwanya turi kumwe n'Imana ku giti cyacu, kurenza ndetse uwo duha ibindi bintu byose, kurenza uwo tumara tubibwirwa n'abandi. Kubera iki? Ibyo batubwira ni bike, birenze ibyo twabona, birenze ibyo twakumva turamutse twigereyemo tukigirayo tukabyirebera ubwacu. Ugiye mu ijambo ry'Imana ukaryiga witonze utajahagurika, wasanga ibyo bakubwira ari bike, wakunguka ibintu byinshi cyane, kandi wasubizwa ibibazo byose ufite. Ariko ndagira ngo nkubaze muvandimwe, mbese iyo ugiye imbere y'Imana bigenda bite? Ntabwo ujyana ibibazo bike ibindi ukabyihorera uvuga ati iki cyo nzakibaza abantu runaka. Oya, byose bijyane. Kubera iki? Umugabekazi w'i Sheba yasubijwe ibibazo yabajije gusa, ubwo ibyo atabajije ntabwo babimusubije, ariko ibibazo byose yari afite Imana ishimwe yarabibajije. Ubwo yatahanye ibisubizo, yazanye ibibazo. Ujya imbere y'Imana atahana ibisubizo, yazanye ibibazo. Ntabwo ibisubizo mvuga ari ukubona amazu meza, si ukubona diplome, oya, si ukubona visa. Ni byinshi abantu bajya birwa bahanurira abantu, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Matayo igice cyaho cya 6, Matayo igice cyaho cya 6:33 baravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Yesu yari ari kubuza abantu kwiganyira iby'ubu bugingo byo muri iyi si. Aravuga ngo ahubwo mwebwe mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibyo bindi byose Data wo mu ijuru azi ko mubikeneye. Mbese mugize ngo Imana ntizi ko tubikeneye? Irabizi rwose. Ariko ikibazo ni uko ahubwo twebwe tugiye imbere y'Imana usanga twijyanye ibibazo by'iby'ubu buzima gusa, ntidushaka iby'ubwami bw'Imana.
iki kintu mucyumve neza. Mbese wajya mu isoko ukagenda ugahaguruka mu rugo ujyanwe mu isoko no gusaba inyongezo, utaguze ukagenda ubwira abantu ngo munyongeze? Ndatekereza ibyo bintu utabikora. Kandi ugezeyo niyo waba ugiye kugura, ntabwo wategeka abacuruzi ngo ndaguze ngaho munyongeze, bakongeza babishaka. None niba Imana itubwiye ngo mwe mushaka ubwami bw'Imana ibindi muzabyongererwa n'inyongezo, ariko usanga ahubwo twebwe turi kugenda dushaka inyongezo tutaguze. Dukeneye kubanza gushaka ubwami bw'Imana, tukemera kubwakira bukimikwa muri twe, ibindi byose Imana izi ko tubikeneye. Kubera iki? Imana yatanze Yesu umwana wayo, nta kintu na kimwe yakwima. Niba Imana ifashe umwana wayo ikunda, utekereza ko bitayigoye ikamuguha ngo agupfire apfe? Niba umwana aruta ibintu byose kuko niwe wabiremye, ikabimutanze ngo apfe, urumva ikindi kintu yakwima ari igiki? Ku buryo ushobora no gutekereza Imana ukavuga ngo ni ingome kubera ko hari ibyo itaguhaye. Waguhaye umwana wayo, nta kintu yakwima. Ibintu abantu mukurikiye mubizirikane neza. Njya nkunda gutanga urugero. Niba ukurikiye uri umubyeyi cyangwa se uri umupapa, nshobora kugusaba umwana wawe ngo umumpe, abo wanjye ntuzongere kumubona kandi ntagiye kumwica ukamunyima, kandi uzi ko n'ubundi agiye gukomeza kubaho neza, ukanga kumumpa rwose, ku buryo nkubwiye ngo mumarane n'ukwezi kumwe ushobora kubyanga. Ariko umwana wawe yarwaye, wagurisha inka, wagurisha imodoka, wagurisha ibintu ufite kugira ngo umuvuze. None niba umwana wawe wamutangaho ibyo byose, ubwo uramutse wamumpa ni iki wanyema? Ubwo n'ibyo bindi byaba ari ubusa ku bintu. Niba Imana yaratanze umwana wayo, nta kintu na kimwe yatwima. Ibibazo dukeneye kujyana imbere y'Imana, dukeneye kuyijyana imbere ikibazo cy'icyaha dufite, ikaduha ubugingo. Umugabekazi w'i Sheba, icyo akora, ntabwo mvuze ngo ibindi ntimujye musenga mubisaba Imana nubwo izi ko mubikeneye, kuko Imana ni inshuti yacu. Ntabwo dukwiriye kuyijya imbere tuyiryarya, ntabwo izirengagiza n'ibyo ngibyo. Dukeneye kuyiganiriza nk'uko tuganira n'inshuti, ariko mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Uyu mugabekazi rero ageze kwa Salomo, yasobanukiwe ibintu byose yibazaga, nuko avuze ikintu gikomeye. Uhereye ku murongo wa 7 ndetse n'uwa 8 aravuze ngo hahirwa abagaragu bawe bakwibera imbere. Iki kintu mu cyumve kirakomeye cyane. Abagaragu bawe baba imbere yawe iteka ryose, barahirwa. Mu yandi magambo ni nkaho yaravuze ati, uwitwa umugaragu wo kwa Salomo arakomeye, afite amahirwe kurenza ibikomangoma byo mu bindi bihugu. Kuko umugabekazi w'i Sheba akireba ibyo kwa Salomo, ntabwo yumvise abakomeye b'iwabo aribo bahirwa, ngo yumve ibikomerezwa, ibikomangoma, abiru b'iwabo nibo bakomeye. Oya, ahubwo yabonye umuntu ukomeye ufite amahirwe, nibura ari umugaragu wo kwa Salomo kurenza umuntu ukomeye wo mu gihugu cy'iwabo cy'i Sheba. Aravuga ati, hahirwa abagaragu bawe bakwibera imbere iteka, bagahora bareba ubwenge bwawe. N'ubundi hahirwa umuntu wibera imbere y'Imana ibihe byose. Dawidi yaravuze ngo umunsi umwe mu nzu yawe Imana bindutira imyaka 1000 ndahandi. Komatana n'Imana ntako bisa. Yahise asobanukirwa neza uhirwa uwo ari we. Hanyuma ku murongo wa 9 aravuga ngo Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli, kuko Uwiteka yakunze Abisiraheli iteka ryose, nicyo cyatumye akwimika ngo uce imanza zitabera. Bivuze iki? Asobanukiwe Uwiteka Imana yo mu ijuru binyuze mu bwenge bwande bwa Salomo. Hepfo yawo umurongo wa 10, hanyuma aho umwami itaranto z'izahabu 120 n'imibavu myinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi, ntihongeye kuboneka imibavu inganya ubwinshi niwo mugabekazi w'i Sheba yatuye umwami Salomo. 11, kandi inkuge za Hiramu zajyaga zizana izahabu zikuye Ofiri, zivanayo n'ibiti byinshi cyane byitwa arumugi n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ibyo biti bya arumugi umwami abigira inkingi zo mu nzu y'Uwiteka n'izo mu nzu y'umwami, kandi abibazamo n'inanga na neberu by'abaririmbyi
nta biti byara umujyi bisa n'ibyo byongeye kuboneka ngo babizane na bugingo n'ubu. Nuko umwami Salomo aho umugabekazi w'i Sheba ibyo yashakaga byose n'icyo yamusabaga cyose, udashyizeho ibyo Salomo yamuhaye ku buntu bukwiriye umwami nkawe. Bukeye uwo mugabekazi ahera ko arahaguruka asubiranayo n'abagaragu be mu gihugu cye. Nagira ngo mwumve ikintu. Umugabekazi w'i Sheba ageze kwa Salomo ntabwo yagiye ajyanye ibibazo gusa mu ntekerezo. Twabonye azanye n'ubutunzi bwinshi cyane, azanye ingamiya zikoreye. Ariko iki kintu tucyumve neza, buriya abavandimwe, natwe dufite ubutunzi bwinshi muri twebwe bw'icyaha. Hari ubutunzi dufite, ariko kandi hari n'ubutunzi Kristo yasize hehe? Mu ijuru. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 8 ku murongo waho wa 9, ngo Yesu yari umutunzi mu ijuru ahinduka umukene ku bwacu kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Bivuze ngo yari umutunzi aba umukene, aje gutungisha abakene mu by'agakiza ariko batunze mu by'icyaha. Ubwo yaje kutwambura ubutunzi bwacu kugira ngo adutungishe, aduhe ubugingo buhoraho. Yahindutse umukene ku bwacu. Ndagira ngo mwumve ikintu. Uyu mugabekazi w'i Sheba hari ubutunzi bwinshi yazanye abukuye mu gihugu cy'iwabo, butandukanye n'ububa mu gihugu cyo kwa Salomo. Ubwo yazanye abusiga aho ngaho, agenda afite ibindi bintu akuye hehe? Kwa Salomo. Dukeneye kuza imbere y'Imana, imitwaro yose twikoreye tukayisiga imbere y'Imana. Ingamiya zose uyu mugabekazi yari yazanye zihetse ibintu byinshi, zatashye nanone zuzuye, ziriho ibindi bintu akuye kwa Salomo bitandukanye n'ibyo yazanye. Ikintu tucyumve neza. Bivuze ngo ubwinshi bw'ingamiya yari yazanye zihetse ibintu, cyangwa se ubwinshi bw'umwanya wo gutwaramo ibintu yari afite, niwo wagennye nyine ibyo ari buze gutwara. Hari ibyo yazanye arabisiga, hanyuma agira ibyo ajyana. Icyuho dufite muri twe cyo gukenera Imana nicyo Imana izuzuza. Ahari habitse umujinya mu mutima wawe, ahari habitse urwangano, ahari habitse ubuhehesi, na bya bindi byose bifashe umwanya munini mu mutima wawe, igihe ubizanye ukabitura imbere y'Imana, uwo mwanya byari birimo, Imana yiteguye kuzuzamo Mwuka Wera. Ikintu tucyumve neza. Kubera ko twabonye ko ibintu uyu mugabekazi azanye ngo nta wundi wigeze azana ibingana nabyo. Ngo ibiti yazanye bigirwa inkingi zo mu rusengero. Ndagira ngo nkubwire iki kintu muvandimwe. Uburyo witanga cyangwa se uburyo usuka umutima wawe imbere y'Imana ukayitura byose, nibyo bizatuma urusengero rw'umutima wawe rwuzura neza. Bitewe n'uburyo nawe ntacyo wisigiye, bitewe na byinshi uzanye imbere y'Imana, bitewe n'uko ibikurimo byose ubisutse imbere yayo ukabiyikoreza, ibyaha byose nta na kimwe usize ukabisuka imbere y'Imana. Uwo mwanya byari bigufitemo, Imana izahuzuza Mwuka Wera, izuzuzamo imbuto za Mwuka. Ahari umujinya, ahari uburakari, ahari ishyari, huzuremo ubugwaneza, huzuremo kwihangana. Ahari urwango, huzuremo urukundo. Ahari ukwishyira hejuru, huzuzwemo guca bugufi. Nawe usigara umeze nka Kristo, uri umugwaneza woroheje mu mutima, ufite bwa bwenge mvajuru twabonye. Bivuze ngo niba wazanye ibibazo ukaba utahanye ibisubizo by'ubwenge, ubwo ujyanye ubwenge muri wowe, bwa bwenge bw'amahoro, bwa bwenge buboneye, bwa bwenge bwemera kugirwa inama, butarobanura ku butoni, butagira uburyarya, bwa bwenge bw'ineza. Ikintu tucyumve neza. Ibintu byinshi umugabekazi yazanye byatumye urusengero rwubakwa ruruzura vuba. Kandi hari urusengero nk'umutima wacu. Natwe uko twiyegurira Imana mu buryo bwuzuye, bizatuma inyubako yacu y'imitima yacu yuzura vuba. Mbese ntikeneye kubakwa ikuzura vuba? Ndagira ngo mwumve iki kintu. Uko uyu mugabekazi yaje kwa Salomo,
akagira ibyo amusaba. Agiye kuhava ngo uyu mwami nawe hari ibyo yamuhaye byinshi, yari yamusabye byose yarabimuhaye, ngo hanyuma yongeraho n'ibindi atamusabye. Kubera iki? Bitewe n'uko Salomo ari umunyabwenge, ariko uyu mugabekazi w'i Sheba we akaba areba hafi ugereranyije na Salomo. Bivuze ngo hari ibyo akeneye ariko atazi, atigeze asaba. Hari ibyo yasobanukiwe akeneye, hari n'ibyo atazi ko akeneye. Umwami w'umunyabwenge nka Salomo w'umunyabuntu yaramurebye ngo nuko amuha ibyo yamusabaga byose, ngo udashyizeho n'ibindi yamuhaye kubw'ubuntu bukwiriye umwami nka we. Murumva iki kintu? Amuhaye byinshi cyane, ndetse kubw'ubuntu bwe aramwongeza, amuha ibintu byinshi. Mbese urumva nugera imbere y'Imana uko bigenda? Hari n'ibyo utazi ko ubikeneye Imana iguha. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko uyu mugabekazi arongera afata urugendo asubira iwe. Ndagira ngo twibaze iki kintu. Uyu mugabekazi w'i Sheba mbere twamubonye ko yabariwe inkuru za Salomo, yiyizira kwa Salomo, abwirwa iby'ubwenge bwa Salomo, abyibwirirwa na nyir'ubwite. None atashye agiye kuvuga noneho ibintu yabonye ku giti cye. Buriya ndagira ngo mbabwire iki kintu. Guhamya ibintu twiboneye n'amaso yacu bitandukanye no guhamya ibyo twabwiwe. Abigishwa ba Yesu mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, mwumve amagambo Yohana yavuze ku murongo wa mbere, urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye amaso yacu, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turabubabwira. Iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Yohana aravuze ngo uwo twiyumviye, uwo twarebye, uwo twakozeho niwe tubabwira. Tugomba guhamiriza isi uwo twiyumviye, uwo twarebye, uwo twakozeho. Ntago kumureba mvuga kumurebesha amaso y'umubiri, oya, kuko n'abamubonye bose ari ku isi abambwa ntago bihannye, kandi baramurebaga. Dukeneye kumurebesha amaso y'umutima, tumurebeye mu byanditswe byera, tukamukozaho, tumukoreshejeho ikiganza cyo kwizera. Ikiganza cyo kwizera. Amatwi yacu akumva ijambo rye, tukamuhamya tumuzi nk'umugabekazi w'i Sheba. Yagiye kuvuga ibya Salomo bwa mbere, nibyo yari yariboneye ubwe, ariko mu kubivuga ntabwo byagarukiye aho gusa, ahubwo yavuze ibintu afite n'ibimenyetso bibihamya. Ibimenyetso ni ibihe? Hari ubutunzi bwinshi yarazanye akuye mu gihugu cyo kwa Salomo budasanzwe mu gihugu cy'iwabo, ku buryo umuntu wese wari kumwumva yivugira ibyo yabonye kwa Salomo yari kujya amureba akareba, atari koko di n'ibyo bintu ufite inaha iwacu ntibihaba, ibyo bintu koko ni ibyo kwa Salomo. Ikintu tucyumve neza. Umuntu wakiriye Yesu akeneye guhindurwa nawe, ku buryo igihe tumuhamya abazatureba bazabona koko ibitugaragaraho, ibyo dufite ari ibyo mu gihugu cyo kwa Salomo, ari ibyo mu gihugu cyo kwa Salomo. Imana irifuza kuduhindurira ku buryo tuyihamiriza abatuye isi ariko babyibonera, ku buryo ubuhamya bw'imibereho, bw'imico yahindutse buzahita buhamya ko dufite ubutunzi buhabanye n'ubwo twari dusanganye, ku buryo bazajya batureba bagahimbaza Imana. Niko uyu mugabekazi w'i Sheba nawe byagenze. Bivuze ngo abantu bose yabwiye iby'ubwenge bwa Salomo ntabwo yari amagambo gusa, ahubwo yari afite ibihamya bifatika, kuko yari afite ubutunzi yakuyeyo. Mu yandi magambo, hari uguhinduka nyine kugaragara, ku buryo umurebye wese koko avuga ati uyu koko yabanye na Salomo. Igihe Yesu yari amaze gusubira mu ijuru,
mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13 hari amagambo atubwira ku bigishwa ba Yesu bitewe n'uburyo bari bazwi. Bari abantu batize, batigishijwe, abantu bafatwa nk'injiji, batigeze bigishwa, ariko kuko bari barabanye na Yesu, abandi nyine babafataga nk'inkandagira bitabo, ariko kuko bari barabanye na Yesu, hari amagambo akomeye ari ku murongo wa 13, babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Bivuze ngo kaminuza iruta izindi bagezemo nuko babanye na Yesu, ku buryo kubareba n'abababonye bari barize bo ubwabo, ariko bakabona aba bagabo batize ibintu bavuga, baravugaga bati koko uyu yabanye na Yesu. Ndagira ngo mbabwire bene data, abantu babanye na Yesu, intumwa za Yesu, bari abanyabyaha nk'abandi bose, ariko binyuze mu kubana n'umwigisha mukuru wavuye mu ijuru, baragiye barahinduka. Umva, ku buryo ya mico yabo mibi yose yahindutse, basigara rwose bameze nka Kristo, batangira kumuhamya. Nawe ushobora kuba uri mubi, wumva rwose nta cyizere ufite cy'uko wahinduka, ariko ikintu kimwe nakubwira, wowe sanga Imana. Fata ijambo ry'Imana uryige kandi usenga. Iki gitabo ugikunde, urebe uburyo kizahindura ubuzima bwawe. Muri iri jambo harimo imbaraga, ni ibyo kurya by'umwuka bibasha kuzahura umutima w'umuntu. Ibyo bibazo byose ufite bitura imbere y'Imana. We kuba umunebwe ngo unyurwe no kumva abantu bakubwira inkuru z'ibya Yesu gusa. Hari n'abazakubeshya bakwigisha ibinyoma. Ibyo wibaza, sanga Imana, ufata iki gitabo ukige, uzahishurirwa amabanga utigeze umenya, kuko Imana ibiri hafi kugira ngo isobanurire umuntu wese ufata iri jambo akaryiga. Umugabekazi w'i Sheba yatashye afite ibintu byinshi akwiye kwa Salomo, kandi yatashye nta kibazo na kimwe afite. Imana nayo irakwifuza, iragukeneye kandi ikeneye umutima wawe. Ntabwo ikeneye gukomeza kuba mu bintu bidafite umumaro, ari byo wigaraguramo umunsi ukira undi ugataha, imyaka igashira. Oya, ahubwo wowe egera Imana. Kandi si uko ari wowe ugiye gufata iya mbere ngo uyegere, ahubwo yo yaje kugushaka. N'uyu mwanya burya iri kugushaka, irimo iragukomangira, igira ngo wugurure, iguhe ubutunzi butagira akagero utigeze umenya na rimwe. Wowe niwemera kuyugururira umutima wawe, uzirebera uko bikugendekera. Ijambo ry'Imana riravuga mu Byahishuwe igice cyaho cya 3, haranditswe ngo, Ibyahishuwe igice cya 3 murongo wa 20, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Uwiteka arakwifuza, aragukeneye cyane. Reka twese twugurure imitima yacu, hanyuma yituremo. Nibyo nkusabiye, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mwami wacu, utajya utwirengagiza na rimwe, uhabwe icyubahiro. N'uyu mwanya turagusabye ngo iri jambo ryawe rishinga imizi mu mitima yacu Data, urishimangire muri twebwe mu gihe dutuje turi mu mirimo, igihe twicaye tugendagenda. Mwuka wera atwibutse iby'iri jambo, maze bidutere kukwegera cyane Data, maze uduhe umugisha. Ubane na mwene Data na mushiki wanjye ukurikiye, kugira ngo buri wese yumve iby'agakiza kandi yugurura umutima we kugira ngo ube mu by'iteka ryose. Bisabye Imana Data mu izina rya Yesu.